Yeah, big time. YP. Pastor P, respect man. Niba kwitwa umugabo bisaba ibinda byanze, ndi kwicuza indirimbo z'urukundo nge nahanze. Nk'umunyabyaha wese ndi umusazi ndi umusinzi, abandi bati ntidutunguwe ni babahanzi. Babarara abanyamabara barara mu mabara, banywa amasigara ku marigara barya imingara. Bahisemo kurya abana mu nda bishwe n'inzara. Ipingu ku maboko umutima muratera cyane, afande ati mutahu yaratanzwe ajyanwa atambwe. Isura yuzuye inkovu, roho yuzuye ishavu, mu nkutenye zijimye zitagutse mu buso. Imfungwa ziti kaze neza stari muri mabuso. Harera kwinjira usabwa gukwetura, nimukumba gato cyane kuzuye amaganya. Ku karwa k'ibibazo uruhuri n'imijinya, ni ku mubumbe wijimye w'abanyabyaha gusa. Icyo gajuru kijyayo gisa ubururu n'umweru. Business class niho abagenzi bajya bicazwa, imiringa ku maboko n'ibimwaro mu maso. Bitangira yari umuhisi ndi umugenzi, bimwe bisanzwe cyane by'abafana n'abahanzi. Man, kubwe nta kazubu, kuva uwo munsi kugeza ubu mbayeho nk'impunzi. Ashaka mfukama abe mensi ya mepenetensi, ashaka ko abafana ba Dany Nanone banzira ngo yanatanga byose best shopper nkava mu nzira. Iminsi people, iminsi myinshi muracyandika umutima people. Iminsi myinshi maze iminsi kica nima people. Iminsi myinshi maze ntanabatamo imizigo. Iminsi myinshi people. It's been a while, nari mbakumbuye cyane. Genzi iminsi maze iyo nsigaje yiramaze, isigaye uwundi nayo izabigaragaze. Gusa nyuma yaho uzicara umaramaze, umenya w'iyi minsi ishize yose nayimaze. Ujya gusota kurora banza gusubira inyuma, ikibazo mu byitiranya no gusubira inyuma. Impamvu yo kuvuga ibi wakwibaza kuki, nuguhofisha abantu bamvuga amafuti. Gufata time niga nabaga niga ku mishinga, nanize no kwima amatwi bamvuga ibidashinga. Njyewe ntega iminsi nkagutega imyaka, nyuma y'iyo myaka nzaba nsarura imyaka. Ikiriho none nuko nanone mugiye kongera kumva Dany Nanone. Mfite byinshi byo kuvuga nkanavuga nziga, gusa ntacyo nshaka kujyaho ngo nonone. Stories zamvuzweho nge ntacyo nzivugaho, ubu ibikorwa nibyo bizabiberuriraho. Nibyo byamvuga byinshi ngiye uwo mwanya ntago mfite nge. Hari ukuntu ndi bize Babyloni wacu iteka, twanduriza amateka. Ni hahandi muri kitchen nkomeje guteka. Hagati aho kuwafashe iry'iburyo, ndashima ndamushimira muri ubu buryo. Jaza kumembera guha imigisha itagabanyije, gereranyije after na before. Nka young president nge mbona itandukaniro, kujyanwa muri vigo nkajyanwa mu bubiko. Nge sinapapye ngo ngere ubwoba iby'inkiko, no narinzi ko nta ceni idacika, uko nza bahavuye babica bigacika. Hariya ni nk'icuru umuntu aba agiye kwiga, ukajya ku murongo ukandika imirongo. Iminsi myinshi people, iminsi myinshi muracyandika umutima people. Iminsi myinshi maze iminsi kica nima people. Iminsi myinshi maze ntanabatamo imizigo. Iminsi myinshi people. Iminsi myinshi. Respect man. Yeah, hashimwe Imana yirengera abarengana, n'ubutabera butabera. Inshuti n'umuryango barahaba igihe isi bayaguteye umugongo. YP, Dany Nanone.